ni nyuma y'imyitozo ikomeye ikipe ya EPR yakoze, yewe ikaza gutangaza ibintu bikomeye cyane ku kipe ya Azamu itegerejwe i Kigali ku makompora n'ikiswe rokete kizakorerwa aba bagabo. Bivugwa neza ko ngo bakane kugeza ku rwego rwa nyuma. Ese umwuka uri muri ekipe muri rusange, mu bakinnyi, mu bafana ndetse n'umutoza barimo kugaragaza ibiki? Ese ni iki kizatuma EPR ibona amanota ikaza gutsinda ikipe ya Azamu nibura nk'ibitego bitatu? Ibyo byose ngo n'umupangu Marikovic yapanze neza, ndetse ngo agomba kukonfirima neza ko ari umutoza wa mbere hano muri iki gihugu cy'u Rwanda. Arabyerekana mu bihe bikorwa. Ibyo byose turaje tubigarukeho. Ariko nanone EPR mw'abantu mwe ngirimo kwitegura mu myitozo ikarishye, ngo yagaragaje ibindi bikorwa biremereye cyane, birimo uko barimo kugenda bapanga sisitemu zihariye, zimwe ngo zirimo kugenda zigaragara bwa mbere mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo byose umutoza akagenda yandika ku kibaho, natwe twagiye tugaruka kuri bimwe bitandukanye, tusesengura akantu ku kandi, natwe turaje tubibabwire mumenye ibirimo kugenda biba ndetse bivugwa no mu kipe EPR. Si ibyo gusa ariko nanone umwe mu bayobozi b'ikipe EPR nawe yunze mu buryo abakinnyi b'ikipe EPR mu buryo bakaniye, mu buryo bukomeye cyane. Nta wundi ni Mubaraka Muganga, ubu muvugizi w'igisirikare mukuru w'igihugu cy'u Rwanda, akaba nawe yakomeje guha akanyabugabo abafana ndetse n'abakinnyi b'ikipe EPR bagomba kuba badacika intege, nk'igihe kiracyahari ndetse ngo n'igihe cyo kubishyira mu bikorwa ibyo biyemeje ngo biracyashoboka. Amahirwe 100%, ngo ibintu bya gikomando nibyo birimo kugenda bivugwa muri ekipe muri rusange. Natwe turaje tubikugezeho, mwese mukande subscribe, mukande na like, ubundi tujye tubana mu makuru y'imikino agezweho umunsi ku munsi. Wahora n'iki ko EPR mu myitozo ikomeje gutungurana ndetse igakora ibitangaza bikomeye, yewe muri sisitemu zirimo kugenda zihindagurwa umunota ku munota, bakagerageza neza izabafasha kuri Kigali Pele Stadium mu munsi bategerejeho ikipe ya Azamu iherutse gutsindira iyi ekipe iwabo muri Tanzania igitego kimwe gusa. Ariko nanone bikavuga ko ikipe EPR yihagazeho mu buryo bukomeye, yewe ng'i Kigali Azamu nayo ngo sinzi niba ngizahikura. Amagambo akarishye yakomeje gutangazwa muri ekipe ngo nimusuzugure ikipe EPR, ngo ni ekipe ya mbere itwaye ibikombe 5 byikurikiranya. Ubwo bivuze neza ko mugomba gukora ndetse ngo mukarushaho kugeraza ku rwego rwa nyuma. Ngo ni ekipe ya mbere mu Rwanda iyoboje inkoni y'icyuma, amakipe arimo za Rayon Sport ngo zagezemo amatsinda. Azamu nayo ku rundi ruhande birumvikana ko yakomeje kwitegura bikomeye cyane ikipe EPR. Ariko nanone ngo EPR yaba yateguye utuntu twayiturije mu banga rikomeye, aho mukarumuna kuba nta n'umuntu wemerewe kugerayo, habe itangazamakuru rikomeye. Imboni zacu zitubwira neza ko ibyo Marikovic arimo gutegura mu bakinnyi ngo bihambaye ndetse ngo bizatungurana ku rwego rwa nyuma. Ibi harimo ngo sisitemu nshya igomba kubitunguza Azamu, yewe ikabakubita ibitego imifiririzo, nibura ngo isezerano ry'abakinnyi umwe ku wundi agiye amusezeranya ibitego 3. Ese ibyo byose biraza gutanga umusaruro? Kuko ikipe EPR ikomeje gukora imyitozo zigendanye n'iza fizike, izigendanye na mentali, byose bikanyura mu biganiro bikomeye, ndetse ngo barimo gutumira n'abayobozi b'abasirikare bakaza mu banga rikomeye, nabo bakaza kuganiriza abakinnyi muri rusange. Ibyo byose byongeye kumvikana mu kindi kintu gikomeye gikomeje kumvikana barimo gutegura mu kipe ya EPR, ndetse ngo kigomba gutanga umusaruro ukomeye, ndetse ngo bakabona itike yo kugera mu matsinda, kuko ngariyo ntego banafite kugeza ubu. Abafana b'i ekipe nimucika ururondogoro cyangwa ngo mwihebe, kuko igihe kiracyariho cyo kwikosora. Amakosa bagaragaje muri Tanzania ngo nicyo gihe ngo bayakosore. Ibyo byose ngo ni ibintu bapanze neza ndetse ngo batekerejeho neza. Ikipe ya Azamu ko bizayigora kuva i Kigali, kuko ngo izagenda itumva itanabona. Ayo ni amakuru y'ingenzi akomeje kumvikana
kumvikana mu ikipe ya APR